Nizere ko mumeze neza cyane abantu mukurikirana iyi channel yacu ya Bavandimwe TV Show, ahantu twigira indimi zitandukanye. Aha ngaha twigiraho ururimi rw'Ikigande ndetse n'izindi ndimi nyinshi aha ngaha kuri iyi channel. Umuntu rero utubonye bwa mbere muhaye ikaze ndetse ndakwakiriye mu muryango mugari cyane wiga ururimi rw'Ikigande kuri iyi channel ya Bavandimwe TV Show. Ni ingenzi cyane rero iyo umaze kutugeraho ugakanda kuri subscribe. Iyo umaze gukanda kuri subscribe wawe wiyandikishije mu banyeshuri bacu, maze ibiganiro byacu cyangwa se amasomo yacu akazajya kugeraho uko ukinguye cyangwa se uko tuyashyizeho. Uyu munsi rero tugiye kwiga amagambo atandukanye, uyu munsi tugiye kwiga amagambo meza, uyu munsi tugiye kwiga amagambo menshi mu rurimi rw'Ikigande. Ni buryo ki wabwira umuntu uti nsohokera mu nzu, ni buryo ki wabwira umuntu uti injirira mu nzu cyangwa se ntuzongere kugaruka aha mu rurimi rw'Ikigande. Ni buryo ki wabivuga ushaka kubwira umuntu uti nsohokera ahangaha, ushaka kubwira umuntu uti mvira ahangaha, wabivuga mu buhe buryo mu rurimi rw'Ikigande? Ese wari ubizi ko ibyo bintu nawe ushobora kubivuga? Uyu munsi rero ndagira ngo mbikwigishe maze ubifate, ku buryo nihagira umuntu wanagutesha umutwe w'umugande wamubwira ati mvira aha cyangwa se nsohokera aha. Banza ukande kuri subscribe maze tugendane, ni like ntuyibagirwe no gutanga comment nabyo ntubyibagirwe. Mbere na mbere rero tutarakomeza mbanza kutubutsa aba action languages and sentences baboneka i Kigali, i Huye, i Muhanga, Kabuga, aho niho bakorera. Niba ushaka kwiga ururimi cyangwa se n'ibindi bintu byinshi bitandukanye wabasanga maze bakakwigisha. Inomero yabo rero niyo ngira aho ngaho kuri screen niyo uri kureba, wabahamagara maze ukavugana nabo kuri WhatsApp bakwakira. Aho wavuganira nabo hose umva biteguye ko kwakira. Ni buryo ki wabwira umuntu uti nsohokera mu nzu mu rurimi rw'Ikigande? Nsohokera mu nzu, umuganda aravuga ati huruma mu nyumba yange, huruma mu nyumba yange, nsohokera mu nzu yange, huruma mu nyumba yange. Ni buryo ki wabwira umuntu uti ndakwirukanye genda, ndakwirukanye genda? Umuganda aravuga ati nkugobye genda, nkugobye genda, ndakwirukanye genda, nkugobye genda. Ni buryo ki wabwira umuntu uti mu nzu yanjye harimo intebe ebyiri, mu nzu yanjye harimo intebe ebyiri, mu nyumba yanjye murimu entebe bbiri, mu nyumba yanjye murimu entebe bbiri, mu nzu yanjye harimo intebe ebyiri. Ni buryo ki wabwira umuntu uti ari mu mwobo, ari mu mwobo, yaguye mu mwobo, yaguye mu mwobo. Ushatse kubwira umuntu mu Kigande ngo yaguye mu mwobo, wamubwira ngo yagudde mu kinya, yagudde mu kinya. Nkuko wavuga ikinya bateye umuntu, ikinya, ikinya mu Kigande, ikinya ni umwobo, ikinya ni umwobo, ikinya mu kinya, yagudde mu kinya. Genda, yagudde mu kinya, genda, yaguye mu mwobo, yaguye mu mwobo, ikinya, ikinya ni umwobo, ikinya, ikinya. Munda mu nyumba murimu omukazi, munda mu nyumba murimu omukazi, munda mu nyumba murimu omukazi. Mu nzu imbere harimo umugore, munda mu nyumba murimu omukazi, mu nzu imbere harimo umugore, munda mu nyumba murimu omukazi.
mu nzu imbere harimo umugore. Mwakoze cyane rero gukurikirana amasomo yacu, mwakoze cyane kubana natwe kuva aho twatangiriye kugeza ahangaha turangirije. Ubwo rero reka mbahereze kumva munezerewe n'iri somo, kandi mumenye ko n'ubundi amasomo tuzajya duhora tuyacisha ahangaha kuri Bavandimwe TV Show. Ubwo rero reka dutegereze irindi somo rizakurikira iri ngiri. Rero Imana ikomeze kubarinda. Mwari kumwe nanjye Deo MC, naho ubutaha. Imana ibane namwe, bye bye.